twongeye turatomboye bana b'Imana waduhamagana Nyagasani ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza. Kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya gatanu gisanzwe, tariki 10 Gashyantare 2026, ngo duhimbaza Mutagatifu Sikolastika, umwari wiyeguriye Imana. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 8 umurongo wa 22 kugeza ku 23 n'umurongo wa 22 kugeza ku 30. Umunsi wo kwegurira Uhoraho ingoro, umwami Salomoni ahagarara imbere y'urutambiro rw'Uhoraho mu ruhame rw'ikoraniro ryose ry'Abayisiraheli, arambura amaboko ayerekeje mu ijuru, aravuga ati: Uhoraho Mana ya Isiraheli, nta mana iriho ari mu ijuru ari no ku isi ihwanye nawe, yakomereza nkawe isezerano n'impuhwe abagaragu bawe bagenda imbere yawe n'umutima wabo wose. Ariko se koko Imana ishobora gutura mu isi? Ijuru ndetse n'ishema ryayo ntushobora kurikwirwamo nkanswe iyi ngoro nubatse. Uhoraho Mana ya Isiraheli, wite ku mugaragu wawe ugusenga ugutakambira, wumve induru y'isengesho umugaragu wawe akugezaho uyu munsi. Amaso yawe hange kuri iyi ngoro umunsi nijoro, aha hantu wavuze uti izina ryanjye rizaba ahangaha. Umva isengesho umugaragu wawe avugira aha hantu. Jya wumva ugutakamba k'umugaragu wawe n'umuryango wa Isiraheli bagirira aha hantu. Wowe ujye wumvira mu ijuru aho utuye, wumve kandi ugire impuhwe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 84. Mana nyir'ijuru n'isi, mbega ingoro yawe irantera ubwuzu. Umutima wanjye wahagojwe no gukumbura inkomane z'Uhoraho. Umutima wanjye n'umubiri wanjye biravugiriza impundu Imana nyir'ubuzima. Ndetse n'igishwi kibonera inzu, n'intashya icyari ishyiramo ibyana byayo. Ku ntambiro za Uhoraho Mugaba w'ingabo, mwami wanjye kandi Imana yanjye. Hahirwa abatuye mu ngoro yawe, bakagusingiza ubudahwema. Mana wowe ngabo twikingira, reba witegereze uruhanga rw'intore yawe. Kuko umunsi umwe mu nkomane zawe undutira iyindi 1000 namara handi, mpisemo kwigumira mu irebe ry'ingoro y'Imana yanjye. Mana nyir'ijuru n'isi, mbega ingoro yawe irantera ubwuzu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Mariko, umutwe wa 7 umurongo wa 1 kugeza ku 13. Muri icyo gihe abafarisayo n'abo mu bigisha amategeko bari baturutse i Yerusalemu bateranira iruhande rwa Yezu. Babona bamwe mu bigishwa be barisha intoki zanduye, ari byo kuvuga zidakarabye. Koko rero abafarisayo n'abayahudi bose ntibaryaga batabanje gukaraba ibiganza kugera ku nkokora, bakurikije akamenyero k'abakurambere. Niyo bavuye mu materaniro ntibaryaga batabanje kwitera amazi. Hari kandi n'imigenzo myinshi bakurikizaga bya karande, nko koza ibikombe, ibibindi n'amasahani. Nuko rero abafarisayo n'abigisha amategeko baramubaza bati: niki gituma abigishwa bawe badakurikiza umuco w'abakurambere bakarisha intoki zanduye? Arabasubiza ati: Izaya bahanuye neza mwandyajya mwe, nk'uko byanditswe ngo uyu muryango unyubahisha karimi gusa, naho imitima yabo indi kure. Icyubahiro bampa namanjwe, inyigisho bigisha ni amategeko y'abantu gusa. Murenga ku itegeko ry'Imana mukibanda ku muco w'abantu. Maze arababwira ati: murubahuka mugakuraho itegeko ry'Imana mwitwaza gukurikiza umuco karande wanyu. Dore Musa yaravuze ati: jya wubaha so na nyoko, kandi ati: uzatuka se cyangwa nyina azacirwa ubwo gupfa. Naho mwe mukavuga ngo umuntu wese ubwira se cyangwa nyina ati: ibintu wajyaga kumfashisha ni korbani, ari byo kuvuga ituro ry'Imana, mumwemerera kutagira icyo afashisha se cyangwa nyina. Bityo mukavuguruza ijambo ry'Imana mwitwaza umuco karande, kandi mukora n'ibindi byinshi bisa n'ibyo. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uyu muryango unyubahisha karimi gusa, ariko imitima yabo indi kure. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi ugira ingeso mbi wirukana mu buzima bwawe, maze ukere kwakira Nyagasani n'umutima wawe wose. Amasomo byacu duteguriye uyu munsi natwerekeza ku buzima bwacu imbere, la vie intérieure, ubuzima bw'imbere, aho dusabwa kugira isuku y'imbere, isuku ku mutima,
ese umutima wawe urasukuye? Ntabwo dusukura inyuma ariko tukibagirwa gusukura imbere. Ngaha natwe Nyagasani aza kutubwira ati aha witonde, ushobora kuba uvuga ngo karimi gusa ijambo ryanjye ariko umutima wawe uri kure yanjye. Ni bya bindi Mutagatifu Agusini amaze guhinduka yiyamiye agira ati Nyagasani Mana yanjye, nirukanse mu by'isi, nirukanye nyuma y'ikuzo gushakashaka, ariko iyo ngiza kumenya kare kose ko nagusize iwanjye, burya wari kumwe nanjye njye ntari kumwe nawe. Amen. Nawe Imana ishobora kubigushakashaka ntikubone, nawe ukanyuza muti reka njye gushakashaka Imana ntuyibone, ukaza kwibagirwa ikintu cy'ingenzi wa mubyeyi we, ko Imana wayisize iwawe mu mutima wawe. Kubera iki udashyikirana n'Imana? Wasanga handuye, wasanga nta suku ihari. Na niyo mpamvu Nyagasani aje gukomangira ati hariya haragombera isuku y'umutima, isuku y'imbere, kugira ngo nawe ubahishe Imana ari ku rurimi ariko n'imbere, bityo kari ku mutima gasese kari no ku munwa. Tujye kureba twihuse ubwoko bubiri bw'isuku dusabwa gukora. Icya mbere ni isuku y'inyuma, isuku ku myambaro, isuku ku mubiri, aho dutuye tugakaraba, tugakubura, hagacya hakamererwa neza. Dore ko isuku ari isoko y'ubuzima, ariko tukirinda kugwa mu mutego wo gusukura inyuma gusa, abantu bakabona ko twakoze isuku, twambaye neza. Dore ko ngo uwambaye neza agaragara neza, ariko imbere y'Imana twambaye nabi, twicaye nabi. Kandi ngo hari imvugo Kinyarwanda igira iti wicaye nabi ababaza imbere ye. Uze kongera urebe niba inyuma uticaye nabi, niba imbere wicaye neza, uhagaze neza, bityo utaza kuba wisukura neza inyuma, wambara neza inyuma, ukaraba ugacya inyuma, ariko imbere hari umwanda, imbere hari ivumbi, imbere utari gushyikirana n'Imana uko bikwiye. Isuku ya kabiri ni isuku y'umutima, isuku y'imbere. Mu gihe isuku y'inyuma ari ukwihanaguraho ivumbi n'umwanda byose byari biri inyuma, isuku y'imbere nayo irerekeza ku buzima bwa roho, kwihanaguraho ibyaha. Hari ingingo nyinshi cyane mu buzima bwacu zigiye zibagiranwa, tugakora neza ibintu byose inyuma, tukitakuma, ariko tukaza kubagirwa ingingo yo kwihana, kwisukura, penetensiya. Ushobora guhabwa n'ukarisiya, nta gitangaza kirimo, ariko udahabwa penetensiya. Ushobora kuba ugenda neza, ukize, umeze neza, ariko utigorora n'abandi, utigorora n'Imana. Ingoro y'Imana yanduye. Na niyo mpamvu isomo rya mbere ry'uno munsi ridushikariza gusengera mu ngoro y'Imana. Turumva umuryango w'Imana bataha ingoro y'Imana, nuko Salomoni agatera igisingizo ashimira Imana yamufashije kubaka iyo ngoro, ariko iyo ngoro ikazaba ari ingoro yo gusengerwamo, ndetse ahantu tuzajya twumvikanira n'Imana, aho duhurira n'Imana, Imana igatwumva, aho duhurira n'Imana tukumva ijwi ry'Imana. Nawe nanjye twajye twibutsa ingoro zacu n'imibiri yacu n'imitima yacu, ese aho hari isuku ihagije kugira ngo duhure n'Imana uko bikwiye? Wasanga ari umwanda. Nawe wasanga impamvu isengesho ryawe ritumvikana nuko utakirivugira mu ngoro, nuko umutima wawe uri kure y'Imana. Ni nabyo Yezu atubwira mu ivanjiri uno munsi, adukebura, aratureba akabona turamuryarya. Yezu aratureba akabona turasinziriye. Yezu aratureba akabona turi kumubeshya. Nibwo nawe nanjye aduhanuriye nk'abafarizayi bose ati imitima yanyu indi kure. Uyu muryango nyubahisha karimi gusa, ariko imitima yabo indi kure. Ese umuryango wasanga ari wowe, wasanga ari ngewe? Natwe mu nzira zacu tumeze nk'abigisha amategeko n'abafarizayi rimwe na rimwe, ubwo twubaha Imana by'inyuma, tugasukura neza inyuma, imbehe, amasahani n'indi mico yose ya karande, tukubahiriza amategeko uko byakagombye, aya kiliziya, aya leta, ay'igihugu, n'andi mategeko menshi cyane dusaba muri sosiyete, tukabikora ariko by'imihango by'inyuma byo kuzuza ati aha bataza kumbona nabi, ntaza kwiteranya, nuko ukabyuzuza. Abakuru bakubona ati yo mbega umuntu mwiza we, mbega umuntu w'Imana we, mbega umwana wumvira we, mbega umwana wubaha we, byahebye ukajya ari ukujya ngo nyine uryame abo bakuru ku maso. Dore ko abakuru bashukwa na bike, ni nka rubanda rushukika nyine, aho bakubita igihu ku maso ibintu bishashagirana ati mbega umuntu mwiza we, mbega umukozi we, mbega, ugasanga neza wigaruriye abantu, ariko ubuntu bw'Imana bwarakwihishe. Wigaruriye ibintu, wigarurira abantu, ariko ubuntu bw'Imana bwo bukuri kure bw'umutima.
dusabwa gushyiramo isuku ihagije kugira ngo natwe tunogere Nyagasani, tugumane n'Imana. Ntacyo byakumarira, ntacyo nanjye byamarira kuba navuga gusa ariko ntacyo nkora, kuba nagira akarimi koko keza gasize umunyu ndetse n'amavuta rimwe na rimwe, ariko imbere y'Imana ntakiranutse. Kuba wakira ugakira ukaminuza, kuba wakira ariko udakiranutse byakumarira iki? Kuba wakwiga ukiga ubwenge bukaba bwose, ukaba dogiteri ariko utazi Imana, kandi byaba nk'uko akenshi dukunze kubeshya Imana. Mana turagukunda, tukabihimba no mu ndirimbo nyinshi cyane, ariko ubuzima bwacu tukaririmba indirimbo nyinshi cyane zibivuga, ariko ubuzima bwacu buri kubeshya Imana. Reka dufate urugero rw'indirimbo. Hari indirimbo yo gutura nkunda cyane, ngiye kuyivugaho. Umuhimbyi wayo Padiri Theodose Mwitegere wayihimbye ntaze kundakarira, ariko ndifuza kumubwira uburyo abantu tujya tuyihindura tutabizi. Ni indirimbo yo gutura yavuze ngo, Mana waturemye ukaduha ubuzima, turabugutuye ngo ubusubirane. Akira dawe ntacyo dusize, turabugutuye ngo ubusubirane. Ako kantu niko nshaka gutindaho gato cyane. Uwo muhanzi rwose waduhimbiye iyo ndirimbo, ariko reka mubwire uburyo tujya tuyihindura. Hanyuma uzacunge abacuranzi n'abaririmbyi, abari kuyobora indirimbo, abari kuyiririmba, uzasanga nibo badatura, ntago bashobora guhaguruka ngo bajye gutura. Uzasanga aribo bari mu birarane by'amaturo, kandi aribo bari kuririmba iyo ndirimbo. Hanyuma se ako karimi uri gukumva uburyo ushobora kuririmba neza amajwi meza, ariko imbere bitari guhura, ibyo uri kuvuga bidahura n'ibyo uri gukora, ni kangaho ujya uhaguruka mu gihe gutura. Iyo ntango ugigera igihe ukayizimya ukayireka, ubundi ugafata ituro ryawe mu ruhago, mu mufuka, muri sakame, ubundi nawe ukajya gutura. Hanyuma se kuko bibaye ko ubuzima Imana ihita ibusubirana ako kanya, ubwawe bwagera ku Mana bunoze? Ibaze nanjye nibaze. Hari indi ndirimbo nziza ikunzwe cyane kuririmbwa n'abihaye Imana, bakoze iminsi mikuru, bakoze amasezerano, ni ya Padiri Rushigajiki Jean Pierre. Iyo ndirimbo neza cyane, ati niyeguriye Nyagasani, nitabye ijwi rye, ubutumwa mpaye nzabusohoza, iteka mwemerera mfata ukuboko. Kureka Imana ikadufata ukuboko, nuko ukayiririmba wiyegurira Nyagasani. Ariko ejo n'ejo bundi ukazasanga wiyeguriye nk'ibitaramo, amajoro n'ibindi byinshi cyane, kandi byose zariye Imana. Urabiririmba ugatarama ugataraka neza neza, ati yo mbega umuntu w'Imana we. Ariko wajya gusanga ugasanga ni njyewe wikuye ku Mana, ni njyewe utacyoboka iby'Imana, kandi uri wihaye Imana bwa. Kandi byaba Padiri Marcel Frere, wasanga iyo ndirimbo tuyihoza ku rurimi ariko ku mutima itagerayo. Hari indi ndirimbo nziza cyane nayikunze kuririmbwa n'abiyeguriye Imana, nziza cyane. Nyagasani turagusaba, itorera intumwa zawe, nizo watoye zose, zihunda imbaraga zawe, zisarura imitima, turagusabye dawe. Uzi ko dushobora kuririmba ako karirimbo kakaturyohera tugatambagira neza, ariko wajya gusanga tutakubahiriza. Ushobora gusanga abayiririmba cyangwa uwayihimbye batakibarizwa aho ngaho, kandi byaba nta kindi nibyo Yezu atubwira uno munsi, ati akarimi kacu kabaye karekare, ariko imitima yacu ntabwo ikishyika ku Mana. Byashoboka ongera uze gutekereza ibintu byose ujya uvuga, ibyo ujya uririmba, ukuntu uza mu rusengero, ukuntu uza mu kiliziya, ibyo ukoramo, ese imbere birahura n'ibyo utangaza inyuma? Yibaze nanjye nibaze. Abacuranzi, baririmbyi, bahiga ibindirimbo n'abandi benshi cyane, aho ubuzima bwawe koko ibyo wahimbye, ibyo uri kuririmba biraza guhura n'ubuhamya utanga muri sosiyete muboke n'Imana? Wasanga se ahubwo ari uri kure y'Imana. Ugacuranga kaza kuranya gucurangira abahetsi, ukaririmba ukaza kuririmbira ibitaramo gusa, ukaririmbira abantu, ariko igihe cyo kuririmba Imana cyagera umutima wawe ukawubika. Ngaha Yezu atubwira ati imitima yanyu mwababyeyi mwindi kure, ibyo mumbwira byose ni amanjwe, amaturo mumpa ni amanjwe. Ukuri iyo foto nawe ibintu byose ukora
umunsi umwe bikazahinduka amanjwe, ibintu bidafashe, ibintu bidafututse. Kubera iki? Uri kure y'Imana nyine, wabyemera utabyemera wagiye kure y'Imana. Fata agatambaro kawe, iyi nkuru ngiye kuvuga hari igihe waza gufatwa n'ikintu ukaba warira, uze kwihanagura ubundi ubuzima bukomeze. Dore ko Imana idushakaho ari ukwihanagura, tukisukura. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, Trelwe, umupasiteri umwe ngo ufite impano zidasanzwe, yaravugaga abantu bose bakaza kureba ibyo ari kuvuga no kumva ibyo ari kuvuga. Urusengero rwaruzuraga, no ku nkengero zaho igihe cyose bagafashe ijambo, très éloquent, uvuga cyane, uvuga neza rwose, abantu bose bakaza kumwumva. Ngo none akaba afite n'imana idasanzwe y'ubuhanuzi, ku buryo igihe kimwe yatwarwaga buroho, umwuka w'Imana ukamuzamo agatangira guhanura. Nuko umunsi umwe ngo urusengero rwakubise, bavuye impande n'impande, imisozi n'imisozi, baje kumva pasiteri arahanura. Nuko ngo Imana iza kumuzamo, aratangira arahanura, kandi ibyo yahanuraga byarabaga. Nuko aratangira ati, muri uru rusengero hari abantu batiyejeje, hari abantu batarihana, hari abantu bije muri uru rusengero banduye, banze kwihana, bakomeje kunangira. Ati amen, amen. Ati nibasohoke banze kwihana, amen, amen, amen. Nuko abantu batangira kugira ubwoba, bati wasanga ari njye, wasanga ari njye. Pasiteri aratangira ati, hari abantu bagambanyi bije muri uru rusengero batarihana. Abandi bakikiriza ati amen. Ubwo abagambanyi bagahita basohoka, bishoboke ko bagiye kwihana. Nuko pasiteri akomeza arahanura ati, hari abasinzi bari mwaha ngaha binjiye banga kwihana, abo bose nibasohoke. Abasinzi bakikiriza bati amen, agasohoka ajya kwihana hanze. Hari abantu basambanyi binjiye ngaha batihanye, nibasohoke bajye kwihana. Abasambanyi barasohoka bakikiriza bati amen, bajya kwihana hanze. Ati hari abantu b'ibisambo binjiye ngaha, nibasohoke bajye hanze bajye kwihana. Ibisambo byose birasohoka biti amen, bajya kwihana. Hari abicanyi bateraniye ngaha, abenshi bakuramo inda, babuza abandi kuvuka, n'abandi benshi cyane bakomeza kugenda baburiza mu buzima bw'abandi. Abo ngabo nibasohoke nabo bagiye kwihana. Nuko abicanyi abakuyemo inda bose barasohoka bagiye kwihana, bakikiriza bati amen, bagahita basohoka bagiye kwihana. Nuko pasiteri akomeza arahanura, bigeze aho ngaho aravuga ati, hari n'undi umwe wanze kwihana, wanze gusohoka. Imana irambwiye ngo igiye kumwerekana ngo n'ikimenyetso, arasigara ari uhagaze wenyine mu gihe abandi basohotse. Nuko abantu bose bari basigaye muri rwa rusengero barasohoka, bakwira amadirishya, bari gushungera ngo barebe uza gusigara muri rwa rusengero wasigaye itihanye, Imana igiye kwerekana muri ako kanya. Nuko imbaga irasohoka, pasiteri akomeza guhanura ati, uyu muntu yanze gusohoka, umuntu yanze gusohoka. Ikimenyetso zyanjye zose zimaze guhanurwa, zose zamukoraniyeho, n'umugambanyi, n'igisambo, n'umusinzi, n'umusambanyi, n'umwicanyi, n'ibindi byinshi cyane, ariko yanze gusohoka. Ngaho fora umuntu wanze gusohoka arinde uko biza kugenda. Uko pasiteri yakomeje guhanura, akomeza guhanura kugera ku ndunduro, uzi ko igihe cyaje kugera, uva aka kantu uburyo karyoshye, pasiteri aza gusanga ari we wenyine gusa wasigaye mu rusengero, abandi bose bari kumushungera. Uko ari kugenda avuga, nuko igihe kigeze umwuka w'Imana uragenda, umwuka w'ubuhanuzi uragenda, agiye kureba asanga ari we gusa wasigaye hehe, wasigaye mu rusengero, ari kwibaza ibyabaye, bwa buhanuzi bumwuzurizaho. Ubwo ndabizugiza amatsiko, koko ibi bintu bahanuye yarari guhanura niyo byushurijweho byose, niyo ubikora byose. Ndoze guhita umbaza, icyagaragaye nuko abayoboke b'Imana bagiye kwitegura, baritunganya ngo hasigara umuntu umwe. Umuyoboke w'Imana Yezu Kristo akuzwe, wasanga ari wowe uzasigara umunsi umwe mu ngoro, wanze kwisubira, wanze kujya kwitunganya. Wasanga muri karitsiye iwanyu, mu karere k'iwanyu, ari wo gusa uhasigaye ucyanduye, ukibeshya Imana, utarihana, utarisukura. Wasanga muri kominote yanyu abantu bose barihanye, barisukuye, bariyejeje, ari wo gusa usigaye. Wasanga mu rugo iwanyu abantu bose bafashe icyemezo cyo kwihana no kwisukura no kwegera Imana, ariko ni wowe ukinangiye, kandi niwo babona witonda, witwara neza, witwararika, ariko umutima wawe uri kure y'Imana. Abantu barakubona uvuga neza, ariko ibyo ukora bihabanye no kuvuga kandi byaba. Reka dusoreze ku bintu bitatu biza nawe kugukebura, kureba aho umutima wawe uherereye. Ngo aho ubukungu bwawe buri
niho umutima wawe ugomba kuburi. Icya mbere, abayobozi. Akenshi abayobozi twebwe turavuga tugategeka, ariko hari igihe usanga ibyo twategetse twebwe tutabikurikiza. Kandi byaba paseri, maseri, frere, padiri. Wasanga nawe ibyo mvuga ngewe padiri mberera muri bya bindi ngo mwumve ibyo mbabwira kandi mubikurikize, ariko ntimurebe ibyo nkora. Waba utanihe n'umupasiteri nawe umunsi umwe uzasigara ari wenyine mu ngoro mu kiliziya, ari we gusa usigaye utihanye, abandi bose bakihana, ariko umuyobozi wabo we ntazigere yihana. Kubera iki? Bwa buhanuzi we ntabwumva. Ushobora kubwira abandi ugahanurira abandi, ariko warahanandutse utazigera na rimwe wigeraho. Ni cya gikeri kikibagirwa umurizo, cyatanze imirizo yose. Nawe rero ubuhanuzi niyo buzasohoreza iwawe, ube maso, utangire wihane hakiri kare. Icya kabiri ni imvugo ya Kinyarwanda iduhamagara twese iti, aho igira iti kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabibanziriza byose. Amen. Ubuhamya bw'ubuzima bwawe berekana neza ubutumwa ushinzwe. Wa muhanga wagize ati iyi si ntabwo ikeneye abantu bavuga, ikeneye abantu bakora, ikeneye abantu bahamya Kristo kurusha abamuvuga. Kuko abanyarugambo twagize benshi, abubatse urugambo ariko baranze kubaka imitima yabo. Barahari benshi. Mujya nawe ureba amagambo yawe wasanga ajya kurura abantu, ariko umutima wawe uri kurwanya abantu. Irinze kuvuga kuri kurwana n'Imana cyangwa urwanya Imana, nabyirinze. Icya gatatu, turasoreza ku buhanuzi bwa Bikira Mariya Kibeho, no kwitonda ubuhanuzi, no kwitonda. Hari igihe cyazagera bikasohoreraho cyangwa nawe bikagusohoreraho. Bicama cyo yahanuye agira ati, bana banjye murakiyuhagira. Bishoboke ko bamwe bavuze bati amazi ko tuyafite hafi se, hirya no hino hacuzuye ibidendezi by'amazi, huzuye Kivu, huzuye inyanja n'andi mazi menshi duhora dukoresha, uko twabura kuba twiyuhagira. Uwaza mu bantu utariyuhagira. Yashaka kubabaza ati muracyasaba penitensiya? Nawe nanjye ushaka kumaza umwaka utarasaba penitensiya 2 3 igashira, cyangwa uyisaba ariko uyisaba nabi, cyangwa utigoranye gasana uko bikwiye. Ngamahirwe wongeye guhabwa ubuhanuzi, akapasera ati sohoka, umuntu umva afite iki cyana sohoke banze yihane, sohoka ubanze ujye kwigona Nyagasani, sohoka ubanze ujye kwigona umuturanyi, sohoka ubanze ujye kwihana cyaha, ubundi ugaruke uze mu ngoro y'Imana. Hatajonejo mundi utazavanga amasaka n'amasakaramentu. Ngaha nawe Nyagasani arakuburiye. Ntitwabura gusoreza kuri Mutagatifu Sikolastika. Hari akantu keza bamuvugaho kaza kudufasha natwe kugurura ingoro zacu twerekere Nyagasani uko bikwiye. Ngo Mutagatifu Sikolastika yari mushiki wa Mutagatifu Benedikito, umukuru w'umonaki, wundi warashyizeho itegeko rigira riti ora et labora, senga kandi ukore. Ngo kuva akiri muto Mutagatifu Sikolastika yihatiye gukurikiza imigenzo myiza ya Kristo. Ngo iyo migenzo myiza ya Kristo imubaho kamere, yinjiza imbere koko. Ngo yanga gukurikiza abakobwa b'icyo gihe mu kigero cye, mu gihe cye. Ngo ntiyita ku byo kurimba no kurimbura, birumvikana gushaka guhanira imirimbo ubukire bwa hano ku isi, cyangwa kuzashaka umugabo ukize nk'abakobwa bo muri icyo gihe uko babigenzaga. Nuko batubwira uburyo nyine yahisemo gusa kwiyegura Kristo wenyine abari bakorera ubuzima bwe bwose. Mutagatifu Sikolastika udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.